Yes, welcome again to this YouTube channel. Ngira ngo iri ni itangazo rya NESA ryamaze gushyirwaho akadomo igihe amanota azasohokera ni ku itariki 19 z'ukwezi kwa munani, ubwo azaba ari ku munsi mu minsi igize icyumweru azaba ari umunsi wa kabiri. None turi ku wa mbere, ejo amanota yo mu wa gatatu ndetse no mu wa gatandatu pirimeri, ubwo ndavuga mu wa gatatu segonderi, azasohoka ku isaha y'isaa 4 n'igice, niho abanyeshuri bazatangira kuba bareba amanota babonye. Mu manota rero azasohoka, NESA yatangaje ibintu byinshi, harimo igihe amanota bazafatiraho ku banyeshuri bazajya kwiga boarding school cyangwa se ibigo byitwa interina, ni ibigo nyine abanyeshuri baba biga barara, n'ibigo bya exterina nabyo hari amanota bazafatiraho, ubwo ndavuga mu wa gatatu segonderi ndetse no mu wa gatandatu segonderi nabo bamaze gutangaza amanota bazafatiraho kugira ngo umwana abe yakemererwa kuba yajya kwiga interina ndetse na exterina. Gusa itariki yo NESA yatangaje, aya makuru arizewe, wajya kuri Twitter, kuri Instagram, ku mbuga za NESA ndetse na REB zose ukareba amatangazo ejo basohoye. Hari ku itariki 17 ku munsi wo ku cyumweru niho z'ukwa munani niho basohoye iri tangazo rivuga ko ku itariki 19 ubwo azaba ari ku wa kabiri mu minsi igize icyumweru amanota agomba gusohoka. Reka tunyuremo muri bino bintu byose batangaje, amanota bazajya bafatiraho, ndetse tunabibutsa zimwe mu ngamba zihari NESA yagiye ifata by'umwihariko, ku buryo ugiye no gusanga abakoze ikizami cyo mu wa gatandatu barangiza aba CZM nabo amanota yabo araza vuba, ku buryo nihagira impinduka zibaho hakagira ababura amanota yo kujya yo kubahesha diplome, kuko nabizi ko diplome ari amanota 50 kurangije kwiga mu wa gatandatu, azajya ahita ajyana n'abandi gusibira, ku buryo nawe amasomo atazajya amucika, akazajya atangirira rimwe n'abandi bose. Ibi ngibi rero tugiye kubinyuramo, turebe amanota bazafatiraho ndetse turebe n'izindi mpinduka REB igiye gukora mu burezi, cyane ko byinshi bigiye kuba, harimo kwinjiza abarimu mu kazi ndetse gutanga mitasiyo. Hari abarimu benshi basabye ibyo byose, ndetse n'abandi barimu bashyashya bagiye gushyirwa mu kazi. REB nabyo yatangaje ko mu minsi iri imbere bari buze kuba batangarije abarimu bakoze ikizami cy'aka kazi bose, nabo bari buze kumenyeshwa aho bazajya gukora mu gihe bazaba bamaze kuba bahitamo abazagenda. Ubwo nyine abazagenda ni ababonye amanota menshi kurusha abandi. Njye tugiye kubona muri kino kiganiro ndi Isa kuri Rwanda Room TV, kora subscribe kujya tubona mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ikintu cya mbere nakubwira rero ni uko itangazo NESA yasohoye kuri uyu wa 17 ngira ngo ari ku munsi w'icyumweru, nuko amanota azasohoka ku wa kabiri, azaba ari ku itariki 9, ubwo ngira ngo ni ku munsi w'ejo, ku munsi wa kabiri ugize icyumweru. Abanyeshuri bakoze ibizamini byo mu wa gatatu no mu wa gatandatu pirimeri babe bitegura, kuko amanota yabo agiye kuza, ndetse tugiye kuba iki tugiye kwibanda ni ukubabwira by'umwihariko amanota bazafatiraho kugira ngo ujye ujya kwiga boarding school ndetse na exterina. Gusa abatsindiye exterina bose siko bajya, kuko iwanyu bafite amafaranga barakugurira bigakunda, cyangwa se wanatsindira boarding nta bushobozi bafite, kujya kwiga exterina biba byemewe. Muri izo mpamvu rero tukaba ari byo bintu tugiye kubasobanurira. Ikintu cya mbere gihari ni uko tugiye guhera mu wa gatandatu pirimeri. Igihari ni uko mu wa gatandatu pirimeri abazajya kwiga boarding ubushize bari bafatiye ku manota 70, ngira ngo nibo banyeshuri bari bemerewe kujya kwiga boarding. Nabwo bari babanje gufatira kuri 75, ku buryo abana benshi babonye amanota 70 bari babanje gusigara, ariko babonye nta bana benshi bagiye kwiga boarding, ahubwo benshi bibere muri exterina, nibwo baje gufata umwanzuro wo kuba babohereza kuba bajya kwiga boarding. Babonye amanota 70 ndetse na 65, ngira ngo umwaka ushize nabo bagiye kwiga boarding, ariko guhera kuri 68 kumanuka bo barasigaye nyine biga mu bigo byiga bitaha bya exterina. None rero ibigiye kuba nabwo muri uyu mwaka bisa neza nk'ibyabaye bushize, usibye ko iki gihe cyo abazajya kwiga interina bazafatira ku manota 60 muri pirimeri, niyo manota bazafatiraho, kuko n'ubundi bushize muri interina nta bana benshi biga
muri boarding school bari bagiye mu myaka ibanza bari babashije kuba babona, akaba ariyo mpamvu bazafatira ku manota 60. Ubwo nuzabona amanota 60 uzaba ufite amahirwe yo kuba wajya kwiga interina mu gihe iwanyu bafite ubushobozi, naho guhera ku manota ubwo 59 kumanura ni ukujya kwiga exterina. Ikindi kandi gihari ni uko kugira ngo ujye kwiga exterina uba ugomba kuba by'umwihariko ubabonye amanota agera kuri 59. Nubyumva gutyo tugire ngo ni ukumanuka gutyo gusa ngo kugeza ku manota rimwe, kuko murabizi neza ko amanota basigaye bafatiraho nuko byibuze buri munyeshuri abasha kuba yabonye amanota 20 muri buri somo muri pirimeri. Bigusaba kuba wajya ubona amanota 20 muri buri somo. Rero uzajya ubona amanota muri buri somo, ubwo muri buri somo ryose ukagenda ubona amanota 20, bayateranya bakanagabanya akagera kuri 20%. Icyo gihe uzajya uba watsinze, ariko niyo wabona 19 yose bateranyije bakayakuramo n'ibice 9 uba watsinzwe. Ikintu hano ugomba gusobanukirwa nivuga amanota 20 ntugire ngo ni ngombwa ngo ube wayabonye mu isomo rimwe, mu masomo yose. Ikindi kandi niyo wabona mu isomo rimwe 0, irindi somo ukabonaho amanota 40, ya yandi 40 ahita agakavaringa icyuho cya 20 wari wayabuze, ugahita yuko nyine uba utsinze amasomo abiri mu isomo rimwe, ku buryo utsinze isomo rimwe muri pirimeri ukabona amanota 100, andi masomo yose ukabonamo 00, ubwo urumva ko ufite amanota 100, nibagabanya araza kugera kuri 20%. Icyo gihe nabwo uba wamaze gutsinda, kuko uba wamaze kubona amanota 20. Nta kindi rero uba ugomba guhita yuko wimuka ukajya kwiga. Reka twigire mu wa gatatu segonderi uko bizagenda, naho ejo ku munsi w'ejo ku itariki 19 ku isaha y'isaa 4 amanota namara gusohoka bizaba ari ibyishimo kuri benshi. Rimwe na rimwe hari n'igihe bibamo n'akababaro, kuko hari igihe usanga ibyo wari witeze atari byo wabonye. Abari biteze interina bakazibura, abari biteze exterina bakazibura, ugasanga rero bije kuba ikibazo ndetse biranakubangamiye. Kuko rero ubwashize byagenze, by'umwihariko kujya kwiga interina bari bafite ku manota 60, ku manota 60 muri segonderi niyo manota bari bafatiyeho ku bagiye kwiga interina, ndetse yewe hari n'ababonye amanota 50 bagiye bitewe n'uko nabo bari babonye ko niba bigenza gutya abanyeshuri benshi bazasigara exterina, ugasanga hari ibigo bigiye kubura abanyeshuri kandi mu bindi hari ubucucike. Akaba ariyo mpamvu rero kuzajya kwiga interina azaba ari amanota 50 yuzuye ku biga mu wa gatatu, naho abazabona munsi ya 50 ubwo ni 49 bazajya kwiga exterina. Ikindi kandi gihari, nubyumva gutyo ntiwumve ngo amanota 60 ngo ni uko bagiye uyabona mu isomo rimwe rimwe. Oya, ushobora gutsindira isomo rimwe kuri 80, irindi ukabona 40, iryo ngiryo wabonyemo 80 rihita riza rigakavaringa icyuho cya rya rindi ryari rifite 40, ugasanga uhise nyine utsindira ku manota 60 azakwemerera kujya kwiga interina nta kibazo bifitiye. Ariko n'abo amanota 50 nabo bazagenda bajye kwiga interina, cyane ko abanyeshuri benshi baba bakoze mu wa gatatu inzozi zabo ari izo kujya kwiga muri interina. Rimwe na rimwe nubwo hari igihe bidakunda kubera ubushobozi bw'imiryango y'iwabo. Ikindi kintu rero gihari, abazarangiza kwiga mu wa gatatu abenshi bazajya kwiga imyuga. Uzitegereze neza, kino gihe leta isigaye itanga amashuri menshi y'imyuga, kuko ntabwo abanyeshuri bose bari kurangiza kwiga kino gihe. Leta ifite ubushobozi bwo kuba yabahereza akazi, akaba ariyo mpamvu abenshi basigaye babohereza kwiga mu myuga, kuko nureba uzasanga benshi bari kwiga amahoteleri, kwiga guteka ku buryo wenda ushobora kurangiza kwiga ugashinga resitora. Abandi benshi bari kwiga ububaji, ubwubatsi, bakiga nyine ibintu bijyanye n'imyuga, ku buryo byibuze ukirangiza kwiga uba ufite ubushobozi bwo kuba byibuze wazajya winjiza n'inote y'ibihumbi byawe 3 ku munsi, kuko mu gihugu cy'u Rwanda winjiza inote y'ibihumbi 3 ukaba udasesagura, nta hantu henshi uyajyana. Ni amafaranga ashobora byibuze kuba yagufasha kuba wabaho, tubeho mu buzima buhenze, ariko nabwo ukaba wabasha kuba wazajya ubona byibuze icyo kurya, nubwo kitazajya kiba gihenze. Ariko buriya kurya nabwo ibiryo byinshi kandi bihenze ntabwo ariko kurya neza, ahubwo usanga hamwe biri uturyo by'umwihariko umwe bagenda bagura amafaranga make na nibo bameze neza. Rero ikindi kintu nababwira ni uko amanota yo mu wa gatandatu segonderi ntabwo igihe cya nyacyo kiratangazwa,
ntabwo amanota ya segonderi igihe cya nyacyo azasohokera kiratangazwa, kuko nubireba neza urasanga by'umwihariko mu wa gatandatu segonderi, kuko nyine bo baba babanza kubakora diplome, bakabanza bakajya muri detayi zose kugira ngo babahereze amanota yizewe, ndetse byizerwe neza ko muri diplome zabo nta kibazo kizaba kirimo. Ikindi kintu gihari ni uko by'umwihariko mu wa gatandatu segonderi niyo bagiye gutegereza, ariko nabo ntabwo bizatinda kuko bavuze ko abanyeshuri bagomba gusubira ku ishuri bose bajyanye. Ubwo mu wa gatandatu segonderi nibavuga bose bajyanye, ni abasibiye, abatarabashije kubona icya kabiri bazahita yuko basubira ku ishuri kwiga, nabo batangire rimwe n'abandi, kugira ngo amasomo atazongera kubafata nk'abo umwaka ushize, kuko umwaka ushize bamara gushyira ku manota 50, ngira ngo abaje ku ishuri abasubiyeyo hashize igihembwe cyose abandi biga bagarutse mu gihembwe cya kabiri. Ubwo urumva ko abandi amasomo yari yaramaze kubacika tayari, wasangaga aricyo kibazo cyari gihari, ndetse ugasanga binabangamye ku kuba wajya kwiga usanga abandi baragusize. Ibyo ngibyo rero byarababangamiye cyane, amasomo arabasiga ku buryo benshi banakoraga ibizamini bumva bafite amarira menshi, bavuga ngo dushobora kuzongera tugatsindwa bitewe n'uko habayeho gutinda kw'amanota, ndetse no kudutangariza ko tugomba kuzasubira ku ishuri. Ikindi kintu rero kiba gihari ni uko nk'inama twagira abantu, hari abarangiza kwiga bagahita bishyiraho ibisuko batazi niba baratsinze biki, icyo gihe bahise babyiyogoshesha. Gusa byabaye nk'ibitunguranye, ariko ab'iki gihe bakoze ikizami babizi bose ko uzajya ubura amanota 50 rwose, nubwo wabona 49 n'ibice 9, yewe bashaka bagashyiraho n'akandi kadomo inyuma n'ibindi bice 9, ntabwo ugomba kujya hanze ngo ujye kwidediyembya wizera ko ufite diplome rwose. Icyo gihe amasomo uba wamaze kuba ibyo wize byose byatakaza agaciro, mu gihe utemeye gusubira inyuma ujye guhangana, ube washaka uburyo wabonamo diplome ku cyawe giti, ndetse no ku bwawe bushake. Iki kintu cya mbere twabwira abanyeshuri mu wa gatatu ni uko mu myaka ishize hagiye hagaragara abanyeshuri benshi bagiye babura amanota bakiyahura, ugasanga nk'umunyeshuri ngo ni uko yaje muri ariyahuye, ariko igihari ni uko amanota bari kujya bafatiraho ni amanota make cyane. Amanota 20 ntabwo ari amanota menshi ku buryo umunyeshuri wize neza ashobora kuba yazayabura. Ikindi twabwira ni uko ejo, ku munsi w'ejo, ni umunsi wa kabiri w'icyumweru, ku itariki 19, amanota yanyu muzayabona, aba mu wa gatatu segonderi ndetse no mu wa gatandatu pirimeri. Ubwo ngubwo abakoze neza ndetse n'abo bafite amafaranga yo kuzagura ibigo ku batsinzwe batazabona ubushobozi bw'amanota bajyana muri interina, mwese ni ukubifuriza kuzagira ibihe ndetse no kwitwararika, kuko abanyeshuri benshi babonye amanota hari igihe bahita bamera nk'abagiye guserebura ko batoraguye amamiliyoni menshi, ugasanga bagiye gukora ibidakorwa, ngo kujya gusezera bagenzi babo, ugasanga bamwe bagiye no ku ishuri bafite amada. Ibyo byose NESA yatangaje ko amanota naza, ikintu cya mbere kigomba kuba ari ukwitwararika nk'uko bisanzwe, kandi mukaguma ku gaciro kanyu. Reka tubashimire mwe twabanye, njye twabanye muri kino kiganiro ndi Isa, wari ku Rwanda Room TV. Kora subscribe tujye tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye.